urukingo ari rwo kibazo. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo uhagaze ute? Kuki watinya urukingo kuruta uko utinya icyaha? Aho kugira ngo utinye urukingo, aho kugira ngo utinye kwiteza urushinge, tinya icyaha, tinya ubugome, tinya ubugambanyi, utinya ubusambani, utinya ubugome, utinya inzangano, utinya ibyaha biba mu mutima wawe. Nibyo byonyine bizakubuza kujya mu ijuru, ariko urukingo ntiruzabuza abantu kujya mu ijuru. Ndabahakaniye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Message Imana yampaye ndagira ngo nyitangarize abari mu isi. Urukingo ntiruzabuza abantu kujya mu ijuru, uzabuzwa kujya mu ijuru n'icyaha. Nayo impamvu rero abantu bari gutinya urukingo bakunze kuba inaha mu isi, bakunze isi cyane. Nyamara niba ukunze isi narwo urwiteze ntacyo biri bugutware. Igifite agaciro kizima cy'ingenzi no kubaha Imana. Oh haleluya. Bene data, mugihe naganiraga na marayika nawubajije ibibazo byinshi, ariko agenda asubiza. Icyo ndiho mvuga ni iki: ibi bintu bigendanye na coronavirus yaje muri iyi si ikabinyeganyije isi. Nubwo abantu bagira andi manyanga bakurikizaho, nubwo bagira ubundi ayandi mayera bikurikiye mutazi, nubwo haba ibindi bintu biherekejwe nayo tutazi, ariko ikizima nuko abera b'Imana bahagarara bwuma, bagahagarara bashikamye, bagahagarara bizeye, bagahagarara mu kuri no mu mwuka. Yesu nahimbazwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nge nongere mbabwiye ngo ndi mukato, sinzi ko ndakavamo cyangwa nzakavamo. Ngewe nkavuyemo ntacyo bintwaye, nanakavuyemo ntacyo bintwaye. Icyo nifuza no gusanganira umwami wanjye Yesu. Yesu ashimwe cyane. Uko byagenda kose urupfu ruje nzajya mu ijuru. Niba rutinze nabwo ntegereje Yesu ko azaza. Impanda ivuze cyangwa urupfu rukaza nzitaba. Haleluya. Kuko abapfuye korona itaraza bakiranutse basanganiye umwami. Ntabwo korona ariyo yica abantu bonyine. Erega n'urukiri na korona itakwica n'ibindi byakwica. Ahubwo nyuma yo gupfa wajya hehe? Umuririmbyi wa 28 mu ndirimbo z'agakiza aravuze ngo turi abasirikari beza, twogejwe mu maraso, umukiza wacu Yesu niwe muyobozi. Aravuga ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Kubaho no mu rupfu ni gute? Yesu ashimwe cyane. Tugomba kuba ibitwica bihari. Niba niyo korona ari yitwica cyangwa se n'urwo rukingo ruzatwica, tugomba kubaho ruhari, tukaruterwa tukabaho. Tuzarya ikice n'ikigira icyo tudutwara. Ikibazo ni kimwe: uhagaze uti imbere y'Imana, ari igipimo cy'umwuka w'Imana kiragupima kigasanga uri hehe, akayunguruzo ka Kristo karakuyungurura kagasanga uri hehe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Bene data, ubu ni ubutumwa Imana yampaye ngo mbatangarize. N'ubwa mbere mvuze ibintu bigendanye n'ubuhanuzi kuri ibi bihe. Ubuhanuzi Imana yampaye nubwo ese ko coronavirus cyangwa se urukingo na antikristo. Antikristo yatangiye kera. Antikristo amaze igihe kinini akora. Ibirwanya Kristo byose na antikristo. Ibyaha dukora na antikristo. Antikristo azagaragara ku mugaragaro igihe itorero rizaba rimaze kuzamuka. Icyakora akora mu buryo bw'amayoberane. Muri ubwo buryo bw'amayoberane hari ibyo ari kwangiza, ariko itorero rya Kristo rirarinzwe. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 igice cya 2 mu 19 amubwira amagambo akomeye. Aramubwira ngo nyamara rero urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, kandi rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Imana nihimbazwe cyane. Kandi umuntu uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Nshuti zanjye bene data, ndagira ngo nongere mbibutse ibi ngibi umwuka w'Imana yambwiye. Buri muntu nabe maso, buri muntu yirinde kandi yirinde. Ibihe biragoye, ni ibihe by'ubuhenebere bwo mu minsi ya nyuma, ni ibihe bisatira iherezo. Natekereje kuba ngo ubutumwa nzabutambutse ari uko navuye mu kato. Undi mutima urambwira ngo wabwirwa n'iki niba uzakavamo? Wabwirwa n'iki niba igare ryawe ari iryo? Reka nze mbabwire bene data, buri muntu azapfa ntabwo azi ikizamwica. Niba igare ryanjye ari iri, nshobora kugenda naratambutse iyi message. Ikibazo si ibiri kuza, ikibazo si urushinge, ikibazo si urukingo, ikibazo si corona, ikibazo wowe uhagaze uti imbere ya so. Tugabanye hahamuka, tugabanye itera ubwoba.
nubwo korona yaje nk'ikintu giteye ubwoba, umuntu wizera Imana ntaterwa ubwoba na korona ngo ahahamuke, nayirinde mu buryo akwiriye kuyirinda ku buryo yanduza abandi. Mu yandi magambo Bibiliya iravuga ngo ukunda Imana akunde na mwene se. Niba ukunda Imana kubwo gukunda mwene so, wirinde kandi urinde na mwene so. Ntabwo korona iteye ubwoba kuruta ibindi bintu byose wabonye, oya. Ahubwo kubwo gukunda Imana na mwene so, urinde na mwene so, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba wikunda ugakunda na mwene so, uramurinda kwandura iyi covid. Yesu ashimwe cyane, Yesu nahimbazwe. Nubwo hafatwa ingamba zikakaye kuri iki cyorezo, nagira ngo nongere mbabwire ko atari ubukana bw'icyorezo, atari n'imbaraga gifite, ahubwo nuko cyandura vuba, kuba cyaba kinini cyangwa se hakwandura benshi bikaba byazanira abantu gupfa ari benshi. Niyo mpamvu n'ingamba zacyo zigenda zikara. Nshuti bene data, bagenzi bagana i Siyoni, kuko turebye imibare y'abamaze gupfa kuva covid yaza, reka mbabwire nk'uri mu mwuka nawe mfite ngiye kujyaginga nawe, mbabwije ukuri kw'Imana yampamagaye. Abamaze gupfa kuva korona yaza nibo bakeya kuruta bicwa n'ibindi bintu tutazi. Ariko impamvu ni iyihe leta ishyiramo imbaraga nkurikije iby'umwuka w'Imana yambwiye, nuko kutirinda hakwandura benshi kandi baba benshi bagapfa cyane. Ariko ntabwo ariyo ndwara ifite imbaraga kuruta izindi warwaye, ntabwo aricyo kintu giteye ubwoba kuruta ibindi wahuye nabyo, ahubwo nuko gifite umwihariko wo kwandura cyane mu kanya gato, ukanduzwa n'uwutazi. Yari ibindi birwara bifite ubundi buryo byandura yutigemuye ntubifata, ariko ibindi bikwisangira nawe uhagaze. Niyo mpamvu bisaba kwirinda bene data, nshuti z'umusaraba wa Kristo. Ndagira ngo mbabwire aya magambo ngo umuntu wese muri twe yirinde kandi arinde mugenzi we. Icya kabiri, umuntu ahagarare kuri Kristo, atumbire mu ijuru, uwera wa Israeli, Imana nyiringabo. Turebe Kristo, niwe banze ryo kwizerwa n'ukuri. Nunyura mu murebe bazaba ari kumwe nawe, ariko uzaba wawunyuzemo. Nimuca mu migezi ntabwo izabatembana, muzaba mwayigezemo. Kuki muri guhunga umuriro? Kuki muri guhunga imigezi? Azabakiriza he? Ko avuze ngo ari kumwe nawe, no mu rukingo ari kumwe nawe, no muri vagisi ari kumwe nawe. Bazarutera, niba harimo ikice ntacyo kizagutwara niba Kristo ari muri wowe. Haleluya! Nimugume muri nge, niko Kristo yamaze kuvuga mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 15 murongo wa 3, turavuze ngo mumaze kwezwa n'ijambo rinababwiye. Nimugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Haleluya! Niba tugumye muri Kristo n'abakaguma muri twe, niba gutera urukingo ni Kristo bazaba ruteye ntacyo ruzamutwara. Haleluya! Niyo mpamvu abera bo mwisi mbingingira guhagarara mu mwanya Kristo abareba akanezerwa, Kristo abareba akishima, Kristo abareba akumva arizihiwe, anyuzwe nuko ababona. Haleluya! Bolastike modeno la spiridrae de bone pote kinegrere. Bantu munyumva, Uwiteka ari kuvugana namwe ngo nimuca mu migezi, ntabwo izabatemba, n'Imana izaba iri kumwe namwe. Yewe niwagera no mu muriro, Imana izaba iri kumwe nawe, n'ibirimi byawo ntacyo bizagira icyo bigutwara. Niyo mpamvu mu muriro Saduraka, Meshake na Abedenego bawutambutsemo, ababajugunyemo bafatwa n'ibirimi by'umuriro. Ababajugunyemo nta Kristo wari muri bo, ababajugunyemo nta Mana yari iri muri bo, ariko abajugunywemo buzuye umwuka wera w'Imana, buzuye imbaraga z'Imana, buzuye ubumana bw'Imana, babonetse mu muriro bari kumwe n'ubarimo. Haleluya! Nibyo Nebukadinezari yarungurutse mu muriro akabonamo bane, akavuga ngo ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'intama w'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lo parida contredo bini foregrai. Ishusho y'uwa kane. Hari ishusho ugendana nayo we wizera, hari ishusho ugendana nayo we mukozi w'Imana, hari ishusho ugendana nayo we wavutse ubwa kabiri, hari ishusho ugendana nayo we wahamagawe. Ndi kukubwira ngo ishusho y'uwa kane, ishusho ya Kristo iri kumwe nawe. Mu muriro muzagendana, mu rushinge muzagendana, mu rukingo muzagendana, mu buzima bukomeye muzagendana kugeza ku iherezo. Niyo mpamvu
mpamvu nje kukubwira ngo witinya, wikuka umutima, witerwa ubwoba n'ibyo ubona. Imana iguha umugisha, Imana igukomereza amaboko mu izina rya Yesu. Ubwo n'ubutumwa Imana yamaye ngo mbahe. Ngubuhanuzi bwanyu banyarwanda, ngubuhanuzi bwanyu abatuye isi, ngubuhanuzi bwanyu abatuye muri Amerika, abatuye muri Aziya, abatuye Buraya, abatuye muri Canada, abatuye Australia, abatuye ku migabane yose y'Isabira no muri Afrika mwese. Ubu n'ubuhanuzi bwanyu, mwe gutinya. Haleluya. Umva uko Uwiteka avuganye nawe, niba umwizeye, niba umwishingikirize. Aravuze ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye, wowe ushyira mu izina ryawe kandi akakubumba wowe. Aravuga amagambo ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uruwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawe ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, wera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiye Egiputa y'incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe. Nuko wambereye inkoramutima, nanjye nkagukanduka wo kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kitumye nzatanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Imana nihimbazwe. Hari byinshi byatambuka ariko ugakomeza. Bene data munteze amatwi, ndagira ngo mwakire ubuhanuzi bwanyu kandi mwizere Imana intumye, muyihanga amaso izabagezaho yateguye, mu izina ry'umwami wacu Yesu. N'uwanyu Nzakunimana Jean Baptiste, Imana ihaye message ngo nyibagezeho. Ndagushimiye mwami, message yawe ndayitanze. Reka umuntu wese ayakire, ahabwe umugisha nawe, asorerwe ibyo umubwiye kandi usoze ibyo ushaka ku bantu bawe mu izina rya Yesu. Amen. Inshuti zanjye, ukimara kubona iyi message, ntabwo ari ubutumwa bwawe, ubwohereza abantu bose nabo bahabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Wayo ukeneye ubufasha ku kumenya kwizera umwami Yesu Kristo, wakwandikira umukozi w'Imana cyangwa se wamuhamagara, cyangwa se wakurikirana inyigisho atanga kuri YouTube ukoresheje aderese natanze aho ngaho.